Ikigo cyacu Rwanda National Investment Trust gifite umwihariko wo gufasha abantu bakeneye kwizigamira mu buryo bworoshye kandi bubazanira inyungu itubutse. Ntabwo ari abantu ku giti cyabo gusa, ariko n'ibigo, cyane cyane ibigo by'abikorera cyangwa se n'ibigo bifite abakozi benshi, nabo bafite uburyo bashyiriweho bwo kuzigamira abakozi babo. Ikigega rero gifasha mu buryo bwo kuba gikusanyiriza hamwe amafaranga y'abantu bizigamiye, kikayashora, inyungu ikagaruka ijya kuri ba bantu bizigamiye mu kigega. Uyu mwaka turi hafi gusoza wa 2025 ni umwaka wagenze neza. Wagenze neza mu buryo bwinshi. Wagenze neza kuko twatangiye tubona ikigega kitera imbere. Abizigamira bariyongereye. Nakubwira ko umubare w'abizigamira ubu wikubye inshuro ebyiri mu mwaka umwe, kuko ubu dufite abanyamuryango basaga 60,000. Ikindi n'ubwizigame bwabo bwariyongereye cyane ku buryo twarenze miliyari 83. Aya ngaya ni amafaranga navuga ari mu kigega ubu ngubu mu mpera z'uyu mwaka, ariko ntibivuze ko ariyo yonyine yashoboye kuzigamwa, kuko hari andi yagiye avamo. Nk'uko bizi, abizigama mu kigega iterambere fund bafite uburenganzira bwo kuba bakuramo amafaranga igihe cyose bayakeneye. Hamaze kuvamo asaga miliyari 40. Ni ukuvuga muri uyu mwaka wonyine turimo gusoza habonetse miliyari isaga 120. Bivuze ko rero ni umwaka udasanzwe, ariko noneho ntago byizanye gusa. Haba ibikorwa bitandukanye byo gusura abafatanyabikorwa bacu, abizigamira mu mpande z'igihugu cyose. Twagiye gusura amashyirahamwe atandukanye, ibigo by'amashuri, dusura ibigo by'abikorera, tujya mu nama zitandukanye, ku buryo mu by'ukuri habayeho ubukangurambaga buhambaye. Navuga ko twageze hafi mu gihugu hose, twafatanije n'ibigo bitandukanye by'itangazamakuru. Nabonye umwaka waragenze neza cyane kandi turabyishimiye, kandi dushimira cyane cyane n'abantu bizigamira mu kigega iterambere fund, kuko abantu batugira icyizere, kandi natwe turakora uko dushoboye kugira ngo no mu myaka iri imbere, ndavuga imyaka kuko dufite gahunda y'imyaka 5, twifuza ko tuzakomeza uyu muvuduko, ariko cyane cyane n'inyungu iboneka ikiyongera, kuko n'ubu ntabwo tufite icyizere cyuko inyungu nanone izaza ikabakaba nk'iyo twabonye umwaka ushize. Mwibuke ko umwaka wa 2024 twari habonetse inyungu ya 11.78%. N'uyu mwaka rero ntabwo tuzajya munsi yayo, ni hafi aho ngaho, kuko ntabwo ibaruramari ryari ryarangira, ariko iyo turebye uko bimeze tubona ko umusaruro uzaba ari mwiza cyane. Ubwo rero dushimiye abo twakoranye muri uyu mwaka, batuganye mu aho dukorera, abo twahuriye mu ntara hirya no hino mu gihugu. Turabashimiye kandi twifuza ko uyu mwaka muzawusoza mu mahoro, ukatubera umwaka mwiza, tugatangira n'umwaka mushya muhire 2026, twishimira ko twiteje imbere kandi turi kumwe namwe mu buryo bushoboka bwose. Tuzakomeza kubaha serivisi nziza, ariko biruseho twifuza ko namwe mutera imbere. Dushishikariza n'abatari bitabira uburyo bwo kwizigamira, cyane cyane urubyiruko, mu mpera z'uyu mwaka rwose, mu buryo bwo kwishimisha, kwidagadura, tugerageze twibuke yuko na nyuma yaho haba hakeneye ubundi buzima. Twifuza ko cyane cyane urubyiruko bagerageza gushyiramo gahunda yo kwizigamira. Ndumva rero muri make navuga ko umwaka wagenze neza cyane rwose, turabishima. Navuga ko mu by'ukuri gahunda dufite cyangwa twahawe irimo iragerwaho, kuko niba abantu bwabo bizigamira bashobora kwikuba kabiri mu gihe cy'umwaka umwe, ni ikintu cyiza cyane. N'amafaranga y'ubwizigame nayo yarazamutse cyane, gusa ntituragera kuri rwa rwego twifuza, kuko nk'uko mubizi mu gahunda y'igihugu, nuko muri iyi myaka 5 mbese tumaze kugera hafi, hasigaye nk'imyaka 3, kuko tugiye kwinjira muri 2026, bivuze ko ntago turagera kuri 30% y'ubwizigame ugereranije n'umusaruro mbumbe w'igihugu.
turacyafite urugendo rero, ariko ibyiza nuko tubona ko bishoboka, ko niba mu mwaka umwe hashobora gukorwa ibikorwa bingana gutya, biraduha icyizere ko iyi gahunda izagerwaho. Abavandimwe bacu baba mu mahanga, abo twita diaspora, ahubwo tubafitiye inkuru nziza kuko urwego rushinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane, ibyo bita Capital Market Authority, ruretse gushyiraho icyo twakwita amategeko ngenderwaho y'abantu bashobora gushora imari mu madovize. Ayo mategeko n'amabwiriza y'ubungubu ariko kuri website ya Capital Market Authority. Turizera tudashidikanya ko muri mwaka tugiye gutangira tuzabona abantu bashobora gukenera gutanga impapuro mpeshwamwenda zishobora kwemerwa ku isoko ry'imari n'imigabane mu madovize. Icyo gihe bavandimwe bacu bari mu mahanga bifuzaga gukorana n'ikigega iterambere fund bashoye amadovize, tuzadufite uburyo noneho bwo kubakira, kuko icyo gihe iyo habonetse icyo twakwita product cyangwa se ku isoko ry'imari n'imigabane y'abantu bakeneye amadovize, nuko ngo hari uyakeneye hari n'abayafite. Icyo dukora dufasha bandi bafite make uko yaba angana kose, noneho tukabafungurira konti mu madovize, twarangiza amafaranga tukayashora kuri bantu bayakeneye, hanyuma inyungu ikazaza iri mu madovize. Iyo turizera tudashidikanya ko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 iyo gahunda ishobora gushyirwa mu bikorwa. Turi gukorana n'inzego zitandukanye, harimo Banki Nkuru y'Igihugu, harimo Minisiteri y'Imari, harimo na Capital Market Authority na Rwanda Stock Exchange. Turimo turashaka ko ibi byashyirwa mu bikorwa. Noneho hari na gahunda ihari muri uyu mwaka tugiye gutangira w'aba diaspora bazaza mu gihugu, ibyo bita homecoming. Turifuza ko abanyarwanda benshi bari mu diaspora bazaza mu icyo gikorwa, kuko hari byinshi tubahishiye. Ku icyo gihe turizera ko hazaba hari n'ubwo bushobozi cyangwa se ubwo buryo bwo kugira ngo abantu bashobore kwizigamira batagombye kuvunja amadovize yabo. Bashonje bahishuwe rwose. Uyu mwaka utaha 2026 diaspora iri ku isonga, ariko ntitwibagiwe n'abanyarwanda bari mu gihugu basanzwemo, kuko dufite gahunda yo kubageraho mu buryo bushoboka bwose, ariko twifuza ko uburyo bazigamamo bwakoroshywa kurushaho, ariko n'amakuru bakayabonera igihe. Ibi byose birakorwa mu rwego rwo kugira ngo duteze imbere umuco wo kuzigama. Ikibazo twahuye nacyo muri uyu mwaka tugiye gusoza ni ikiguzi cya serivisi abizigama mu kigega iterambere fund bahuye nacyo, cyane cyane biturutse ku baduha iyo serivisi. Ntago natinya kwivuga, ni amafaranga bacibwa iyo umuntu akoresheje mobile money kugira ngo yizigamire mu kigega iterambere fund, aho bishyuzwa 1.18% by'agaciro k'amafaranga yazigamwe. Ni amafaranga menshi ku muntu uwo ari we wese uko yabangana kose, ariko hari ingamba muri uyu mwaka tugiye gutangira. Hari gukorana n'abandi batanga izo serivisi, yenda umuntu yanabivuga si ibanga. Hari ikigo bita Rwanda Switch, R-Switch. Iyo ngiyo turi muri gahunda igeze kure yo kugira ngo turebe uburyo bajya baduhuza n'abo bantu bakeneye kwizigamira mu ubwo buryo, ariko noneho ku giciro kiri hasi cyane. Ntago turumvikana ku giciro, ariko icyo twizeye ni uko kizaba kiri hasi cyane ugereranyije n'ay'abandi bishyuraga. Ibiro hari inzego zitandukanye zibireba. Twizera ko tudashidikanya ko muri uyu mwaka hari ibisubizo bitandukanye abakiriya bacu bazabona, kandi tubasaba yuko mu by'ukuri ubundi hari n'ubundi buryo bashobora kuzigama atari ukoresha mobile money gusa. Ubundi iyo ukoresheje gukora transfer kuva kuri konti yawe muri banki ugashyira kuri konti yacu muri iyo banki, ubundi nta kintu wishyura, ni ubuntu. Ni ukuvuga abantu bafite konti mu mabanki rwose amafaranga ushaka kuyakura kuri mobile money yawe ukashyira kuri konti yawe muri banki, icyo gihe nabyo nta kiguzi. Iyo rero yagejeje kuri konti yawe muri banki, dufite konti muri banki zitandukanye, yewe no muri za microfinance, ku buryo ushobora gukora transfer kuva kuri konti yawe muri banki ukayashyira kuri konti yacu muri iyo banki, kandi akatugeraho nta kiguzi kandi bitekanye. Ni ukuri muri make hari uburyo butandukanye abantu bashobora gukoresha, ariko tuzirikana ko n'ibyo bibazo byagaragajwe birimo bishakirwa
bicakirwa igisubizo. Nibyo mwaka haba harabayemo ibintu byinshi, tuba dukwiye kwishimira ko tuwushoje amahoro, dushimira Imana, twishimira n'imiryango yacu, ariko urabizi ko nkuko nigeze kwivuga, nyuma y'ibyo byishimo ubuzima burakomeza. Hari byinshi biba bitureba nk'imiryango, hari amashuri y'abana azatangira mu ntangiriro z'ukwa mbere, hari ibikorwa byinshi tuba dukenewemo. Ntabwo biba ari byiza gusesagura, reka nkoresha iryo jambo, ariko twishime mu rugero, tuzirikana ko na nyuma y'ibyishimo ubuzima bukomeza. Ubutumwa bwanjye rero ni uko twishimira ibyiza twagezeho, dufate n'ingamba z'umwaka mushya. Izo ngamba zibe kwihutisha iterambere ryacu mu miryango yacu, tubifashwemo no kuzigama mbere y'uko tugira icyo dukoresha amafaranga yacu. Hari abanyamishahara murabizi, umushahara w'ukwa 12 ugiye kuza, ariko tuzirikane ko ariwo tuzakoresha twishyura n'amafaranga y'ishuri. Ariko uzaba yarizigamiye mu kigega iterambere fund, ikigega kirahari cyo kubafasha kugira ngo abakeneye amafaranga yo kwishyura minerivare bazayasabe kandi bayahabwe. Nubwo ari mu bihe by'ibiruhuko, twe tuzakomeza gukora kugira ngo abantu bose bakeneye serivisi zacu bazihabwe. Tubifurije umwaka mushya muhire, gusoza uyu nguyu mu mahoro, ariko n'umwaka tugiye gutangira tuzawubemo mu buryo bw'imigisha itandukanye, riva ku Mana, riva ku babyeyi. Mbifurije rwose kuzagira ibihe byiza mu mwaka utaha, ariko tuzirikane ko tugomba no kwiteza imbere, cyane cyane abakiri bato. Ndabigarukaho rwose, amahirwe twahawe ntituyapfusha ubusa. Murakoze, ndabashimiye, murakarama.